abanjye aho muri hose ndabasuhuje. Indamukanyo yacu ni yayindi nk'uko bisanzwe, ningira nkugire nkunda ndushe. Nizere ko aho uri hose wowe ukurikiye iki kiganiro, wowe wamaze kugera mu ruganiriro rw'umurage w'icyizere, uguwe neza nk'uko mpora mbikwifuriza. Ariko kandi niba hari n'ikitagenda, humura, ejo ni heza. Ibintu byose birashira, ejo bizahinduka. Uyu munsi uri kubabara, ufite agahinda, ufite ibibazo, ndetse urabona rwose wabuze aho uhungira, ariko humura, kuba ugihumeka ibintu byose birashoboka. Reka rero nongere nguhe ikaze bundi bushya hano mu ruganiriro rw'umurage w'icyizere. Nongere kubwira wowe ugifungura iki kiganiro, ukaba ureba ukaba ubona rya jambo subscribe rikiri mu ibara ritukura, ngira nti koraho, shyigikira, dushyigikirane. Byashoboka ko ari ubwa mbere waba uwugezeho, nagira ngo nguhe ikaze hamwe n'abanjye twese, munyemerere duhe abadukunda, abashyashya batujemo ndetse bamaze gukora subscribe, ikaze mu ruganiriro rwacu. Nimugubwe neza. Hano ni mu rugo nk'uko twakomeje kubivuga, twava mu mudugudu, reka tubyite nk'umudugudu kugira ngo mubyumve. Umudugudu ni umurage w'icyizere, ariko dufite amasibo. Muri ya masibo 3 rero, wowe ujye mu isibo ushaka, nushaka ujye muri 2, nushaka ujye muri yose, nushaka ujye muri 1, kuko intego yacu twese aho waba uri hose, mu isibo aho uherereyemo ryose, n'ubundi intego yacu ni imwe, ni ya yindi. Ni ukwicara mu ruganiriro rwacu tukaganira, tukareba ubuzima tubamo umunsi ku munsi, haba mu miryango yacu, haba muri sosiyete, haba mu mikorere yacu, mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se business muri rusange, mu rwego rwo kugira ngo ibimeze neza dukomeze kubisigasira. Ariko kandi nanone ibitameze neza, ibitaduhesha ishema, ibikandagira indangagaciro zacu na kirazira, tubirandure burundu, maze twiyubakire umuryango. Murakoze cyane rero. Ndongera gushimira abakomeje kunyereka ko turi kumwe, haherereye hirya no hino ku isi, ku migabane yose. Mbabwira nti nanjye ndi kumwe namwe kandi ndi hano ku bwanyu. Ibitekerezo byanyu hepfo hariya muri commentaire cyangwa muri comment, rwose nitegeko kuri jye. Icyo twaganiraho, ushaka kuvuga uti hari ikintu mbona twaganiraho, rwose tukaba twakiganira. Ntaho muhejwe rero, hano ni mu rugo. Uyu munsi rero mu ruganiriro ndashaka ko tuganira ku kintu tubona umunsi ku munsi, mu kintu ushobora kuba warabayemo, mu kintu se waba uri busanga ubamo, mu kintu wawe yababamo, mbese mu kintu tubana nacyo umunsi ku munsi. Abantu bamwe na bamwe ugasanga babaye imbata zacyo, sometimes babuze nuko bakikuramo. Icyo kintu rero nta kindi, ni ikintu bita peer pressure. Peer pressure ni ururimi rw'icyongereza, ariko mu kinyarwanda tugenekereje kandi mu ijambo dukunda gukoresha nicyo bita ikigare. Ndumva buri wese ahangaha yakumva ikigare icyo ari cyo. Ashobora kwiha umurongo, agahita abona urugero, agahita abona ibyabaye cyangwa ibiba areba, cyangwa kundi bajya bavuga ngo kana kagendeye mu kigare, nawe ubwo ukaba wavuga ngo shango nagendeye mu kigare pe. Ubundi iyo bavuze ikigare, ubundi ikigare ni nk'igitsuri cyangwa se igitutu ushobora gushyirwaho na bagenzi bawe se, abantu se mubana mu gisata runaka cyangwa mu gice runaka, bikaba byagutera gukora nyine ikintu wowe utemera cyangwa kitajyanye n'indangagaciro zawe, ariko ari ukugira ngo wumve ko uri kumwe nabo, ari ukugira ngo ubanezeze, mbese kugira ngo utume wumva abo bantu muri kumwe bakwiyumvamo. Icyo ubundi nicyo bita ikigare.
ni ikintu nyine ushyirwaho ugasanga wagikoze, rimwe na rimwe ntiwatekereje, rimwe na rimwe uhutiyeho, ariko ahanini ari ukugira ngo wereke abo muri kumwe ko muhuje, ko muri mu rugendo rumwe, ukaba ubizi ko ari n'ibintu bitari byiza, ukaba ubizi ko bitakunejeje, ariko ukavuga uti sinshaka kubatakaza, sinshaka ko bambona gutya, kugira ngo mbese ukajya ubikora kugira ngo bakwiyumvemo, kugira ngo mbese nawe utabatakaza. Icyo nicyo bita peer pressure cyangwa se ikigare. Twavuga wenda nk'abanyamuryango bari hani bagenzi bawe, ntuyo wavuga ngo harimo n'isano ry'amaraso, nyine ni umuvandimwe ariko ni na mugenzi wawe, hari ibyo mwafatanya, hari abo mukorana se, hari abo mwigana, hari abo mukorana siporo, hari abo mucuruzanya, mbese bagenzi bawe ni ya gurupe muhura umunsi ku munsi, muhuriyemo bitewe n'intego runaka, abo nibo bagenzi bawe. Peer pressure rero igira ibyiciro bitandukanye. Peer pressure igira ibyiciro bitandukanye, nagerageje kugenda ndeba nawe hari icyo wabuzi, bya bindi navugaga nti ibi ndi kuvuga tuba tuganira, ntabwo ari ihame, si ijambo, nawe wagenda unyunganira iri sufi yo gushyiraho ngaho muri commentaire. Peer pressure rero ishobora kugira ibyiciro bitandukanye nk'uko nabikubwiye. Hari nk'icyiciro cya mbere, hari icyo bita ikigare gihutiyeho, direct peer pressure, ikigare gihutiyeho. Wakoze ikigare gihutiyeho ni ikimeze gite? Ni cya kigare gituma uhatirwa gukora ikintu, mbese wowe ukimwa umwanya wo kuba watekereza, cyubwo cyo kikaba kiguhatira gukora iki ngiki, ariko se wabikize, kanaka se ko yabikoze yabaye ikize, ntukigire gutyo, ntukigire umwana, ariko ibyo bintu uba wigira ubona nta myaka 100. Iyo ni peer pressure, ni ikigare gihutiyeho. Turabizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wanyoye gake se, wenda niba imyemerere yawe cyangwa umubiri wawe utabikwemera, wenda ko wanywa ikintu kirimo alukoro, ariko cya kigare gihutiyeho kikaba kikwereka, kifashisha n'ingero, nywa gakeya wana, unywe gake se wabiki. Rimwe na rimwe bakajya bifashisha ndetse n'ingero zo muri Bibiliya. Hari ingero zo muri Bibiliya rwose umuntu asoma nawe akumva atabaye maso, agafata uwo murongo wonyine, bishobora kuba byamujyana mu zindi mu bindi bintu atatekereje. Nk'ahangaha hari nk'abantu bakunda kwifashisha nk'umurongo wa mu Migani, Imigani 3:27 kugeza 28, muze kwasoma ngo abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime niba bigushobokera, ntukarerege mugenzi wawe tugenda uzagaruka ejo ibyo kwakwifite iruhande rwawe. Ugasanga cya kigare gihutiyeho kije kwifashisha wa murongo wo mu Bibiliya, cyo bati none se ntiwemera se byahumetswe n'Imana? Bibiliya se si igitabo cyera, si gitagatifu? Nase ubu bingibi uwabyanditse n'umuswa. Ariko ntubanze ngo usome hejuru, ntubanze ngo ufate umwanya urebe Salomo ajya kwandika imigani yabitewe n'iki, ukagendera muri icyo kigare. Cyo kigare gituma utaba wowe, ntukigire gutyo kigare kikwereka ibintu bipinga, uwiyemye azahanwa nk'uwiyahuye, utuntu nk'utwo ngutwo. Icyo rero ni icyiciro kimwe cy'icyo bita ikigare gihutiyeho cyangwa direct peer pressure. Hari ikindi kigare rero cya kabiri, icyo bita ikigare kitaziguye, indirect peer pressure. Wakwibaza utese ikigare kitaziguye ni ikigare kimeze gite? Ni ikigare gishobora gutuma ushyirwaho igitutu kitagaragara neza, ariko ukumva nyine ugomba gukurikiza ibyo abandi bakora. Kikaba ari igitutu kitagaragara neza, ariko ukavuga uti niba kwereka mbese ko ari igitutu, ariko reka nkore ibyo abandi bakora kugira ngo mbese bakwiyumvemo, kugira ngo batagukura muri groupe, kugira ngo batakujudginga.
dufate nk'urugero, hari ukuntu ikigare gishobora gutuma wishora mu buzima buhenze, bwa buzima ubona aho ukura reveni ziri munsi ya depanse usabwa. Kakubwira ariko ukuntu usa ntabwo ugomba kubaho udafite akamodoka, ni gute unyagirwa? Umuntu nkawe unyagiriwe kuri moto byagenze gute? Umuntu usa gutyo, koresha ubwo bwiza bwawe bubyaza inyungu, ejo imonyi zakurya. Bakajya bakwankuraje mu buryo nk'ubwo ngubwo, banabiseka cyane, ukajya ubona rwose ni ibintu bisa nkaho bitagaragara, ariko ukaba nyine uri kuri iyo pressure nawe ukabikora kugira ngo wisanishe na bagenzi bawe. Kavuga ku bundi wa mugani, kanaka afite iki? Ni gute se kanaka yaba afite imodoka, njye se sinyigire? Ugasanga ugiye kuri pressure yo kunyura mu nzira zitarizo kugira ngo ukunde wisanishe nawe. Ni gute nzagendera mu kigare muri groupe yanjye abantu bose baraparika, rimwe na rimwe bakajya bagukora no mu bwonko, mwagiye nk'ahantu akaza bagahita bakwibarisha, none se kana waparitse hese? Donc bakaguhoza ku rutoto rutagaragara. Nawe ibyo bintu ukemera ukabikora, uzi ko atari nabyo byihutirwaga mu buzima, uzi ko bizagusaba izindi ngufu uzajya guhiga, ukaba wakuramo n'ingaruka mbi, ariko ukabikora utireka nisanishe na bagenzi banjye, batanjajinga, batanyuzamo ijisho. Ahangaha niho hajya hazamo akantu kitwa gutwerera. Inshuti zanjye, mureke tuganire. Hano ni mu ruganiro, tuvuga ibiri muri sosiyete kugira ngo bibe bihinduke, ibyiza tubyimike. Ugasanga uba muri groupe runaka, wenda ni groupe y'akazi runaka, ni groupe se y'imyidagaduro, ni groupe se yo ku rusengero, ni groupe. Umuntu agize atya akoze ikirori runaka. Gutwerera ni umuco, ni byiza, ni ukugurizanya. Ariko ugasanga ugiye gutwerera uri kuri pressure. Mbese hakaza nk'umuntu wa mbere niba mugiye nko gutwerera, agahita akubitaho ati amadolari 1000, undi 500, undi 300. Wowe ufite 5 by'amanyarwanda cyangwa se 3, ubu se gutwerera, ntekereza ko gutwerera ubundi nta muntu abigira. Gutwerera ni igikorwa cy'urukundo ukoze bijyanye nuko wifite, kandi uko wifite ni wowe ukuzi. Ushobora no kuba uriho abantu inyuma bafite uko bakubona, ariko ufite izindi nshingano, ufite ibindi bibazo bigusaba amafaranga. Wenda yuri bubona adafite ikibazo n'ibyo 3 by'amanyarwanda cyangwa se n'ibyo 5, ariko ba bantu bakaza bakubitaho ya mafaranga. Noneho kubera ko ari groupe mubana mukavuga uti ubu ndatinyuka nshyiraho 3, kaka no kuvuga ngo batanyuzamo ijisho. Kandi byanashoboka. Inshuti zanjye, ntabwo twese tugira ubushobozi. Ushobora no kuba udafite amafaranga yo kumutwerera nona, ukaba utamutwerera amafaranga, ariko ukaba wamutwerera amaboko. Ubundi jewe ndabizi mu cyaro, jewe ntabwo mvuga mu Kigali, habaga icyo bita gutwerera amaboko. Umuntu akaba azakora ubukwe rwose mu mubyeyi mwiza, akavuga, cyangwa umugabo mwiza akavuga ati nta mafaranga mfite, ariko nzaza mbafashe kubaka igisharagati. Bikibaho ngo nabonye ari amatende. Nzaza mbafashe niba ari umumama gukubura, gukora amasuku. Niyo ni intwererano. Ariko ubu ugasanga umuntu kubera cya kigare kitaziguye, baraza bakubitaho amanoti bagushyirishamo. Sometimes ugasanga banabiziranyeho na ba bantu batwererwa ko bati muzashyireho aya ngaya, kugira ngo n'abandi bagende bashyiraho ayo ngaya. Nimubizi ibyo bintu? Nimubizi ibyo bintu? Nabonye biba no mu kugura wenda alubumu y'indirimbo runaka, nigeze kubibona ahantu. Niba ari korali runaka yaronshinze,
ukajya ubona umuntu aciye inyuma akavuga ati wowe uza kujya ushyiraho amadolari aya ngaya dore ko ibintu byose bisigaye bibarwa mu madolari. Ni byiza ariko ntibyatuma n'ifaranga ry'igihugu cyacu naryo ridahabwa agaciro. Usanga ati rwose jyewe CD y'indirimbo nyiguza amadolari 1000. Babandi ya pressure igatuma undi avuga ati jyewe ni 1100. Gutyo. Iyo ni indirect peer pressure. Ikigare kitaziguye gituma utaba wowe. Mu bikorwa byinshi nawe watanga urugero. Urajya ahantu muri groupe wenda umuntu muhurira mu kazi. Nese nitegeko ko ubundi umuntu muhurira mu kazi nta kindi kintu muhuriyeho. Wenda waje nejo nta mutaramenyerana. Wenda ku kazi ukoramo nturanagahemberwamo nibwo ukigera muri iyo groupe ujya kwemera ukajya kuri pressure yo kugira ngo ukunde ubona amafaranga kugira ngo abantu batazakujajinga. Ntabwo wavuga isori nta kintu mfite. No kuri iyo nayo iba pressure. Turabizi ubuzima bw'umunsi ku munsi. Ugasanga umuntu aba ahantu tuvuge nko mu rwego rujyanye n'abantu baba mu buzima bw'ubucuruzi. Umuntu mwadikanye afite ubushobozi, afite igishoro, afite uburyo ashobora kwambuka imipaka akaba yagenda akajya kurangura za China, akajya za Turukiya, hose za Dubai. We ni ku gishoro kingana aho mukura si na hamwe. Wenda afite abaterankunga be badahuye n'abawe, ariko bya bindi nyine kubera ko ari umuntu mubana muri groupe y'ubucuruzi, aba bantu ko bajye bahora bagenda gensigare ukabugiye kuri pressure batanavuze bo ubwabo kubera ibyo bakora. Ugahita ujya kuri pressure yo gushaka uburyo nawe cya kintu wagikora. Kandi igishoro si kimwe, aho mukura si hamwe, inshingano zigusaba ubushobozi si zimwe, ariko ukajya kuri iyo pressure. Hari ikindi cyiciro cya gatatu. Hari ikigare kivugwa gikoresha amagambo nakwita verbal mu rurimi rw'igifaransa abacyumva. Nukuvuga ngo ni igihe abantu bakoresha amagambo cyangwa inama ziganisha kugushyiraho igitutu cyo gukora ibintu runaka. Ugasanga abantu bakoresha amagambo, inama ziri aho ngaho za buri munsi ziraterana bagukiza hagati. Izo nama zikaba ari zo kugushyira ku gitutu gusa. Icyo bita ikigare kivugwa cya gikoresha amagambo. Ugasanga abantu bakubwira amagambo akagenda akagushyira kuri pressure yo gukora ikintu. Tutanga nk'urugero. Hano turajya twifashisha ingero kugira ngo tubyumve. Tuve nk'urugero ugasanga nko ku bintu bijyanye na mariage. Ugasanga abantu barakorana. Ugasanga niba uri umuntu uba ahandi hantu buri munsi mu muryango baragutumaho. Uzaze turagushaka. Uzihute turagushaka. Ukavuye mu mujyi niba ari gukora. Uratashye ugiye mu cyaro cyangwa se ngombwa mu cyaro. Uravuze uti ibyo byose barankeneye ahantu runaka muri famiye cyangwa se mu bandi bantu inshuti zanjye. Ijambo rya mbere bakubwira ngo kuki utarongora. Kuki utarongorwa. Ariko ko kuranze upfuye nk'imbwa. Upfuye ubusa nk'uruhu rw'imbwa. Umuntu ungana nawe ariko ubundi wabuze iki? Amafaranga urayafite, ubushobozi urabufite. Tubwire se niba utari muzima, kandi n'ubundi barabivuze. Mbona utari muzima, mbona utari muzima, mbona utari muzima. Bakubwira amagambo agushyira kuri pressure. Niba ari umubyeyi agatangira mama se yewe kanaka kwa kanaka duherutse kumushyingira, nyina naka kwa kanaka yafatiwe irembo.
yewe reka nzapfe kujya kubashyigikira gese ko mbona iby'iwanjye byanze. Abanjye tutona ntimutuzi iby'iwanjye se mawe yako byanze, reka njye mpfa kubashyigikira basi mpa amafaranga nzabatwerere n'umundi we byarakunaniye. Ntutekereze ko mu by'ukuri icyo gikorwa ni cyiza, ariko ni igikorwa cyo kugira ngo umuntu ubwe ugiye kwinjira muri icyo gikorwa, ugiye kwinjira muri urwo rugamba, ugiye kwinjira muri iryo shuri, ubanze umureke yiyumve ko azabishobora, yiyumve ko azabisiporota. Wenda wowe waragiye urashaka biremera nta mahirwe, abandi barashaka bikanga bitewe n'impamvu runaka. Noneho wowe ukaba uri kumubwira icyo kintu wakoze, kandi rega amahirwe ntangana. Mureke, niba ari umuntu muzima akaba atekereza kuko nk'uko ubivuga, ubwe azapima le pour et le contre, amenye ikintu akwiriye gukora. Ariko ugasanga ari ku gitutu cy'icyo kintu, noneho agasigara ubona adashaka guhura n'abantu. Ubu ninjye hariya ni icyambere nuko mbaza ngo utarongora. Ugasanga umuntu ari kuvuga ariko ese ubwo kubera iki ufite abana bangahe? Uti wenda mfite umwe cyangwa babiri. Ngo ari kuri igisambo pe, ubwo se kutabyara undi, kutabyarundira umwana umwe nk'uw'ingwe, kandi wenda nibwo bushobozi ufite, wenda byarananze, ariko ukaba uri kubwirwa amagambo, ya magambo atuma wowe ubwawe mbese cya kigare wumva nyine ugiye kuri puresha yo gukora icyo kintu. Rimwe na rimwe utagifitiye ubushobozi ku buryo bishobora kukuzana izindi ngaruka ziri psikolojike. Iyo ni ikindi cyiciro cya gatatu cy'ikigare. Kuri iyo ngingo twari tuvuze, hari n'abandi bantu usanga babwira amagambo kubera ko ari ikigare kizana gikoresha amagambo mu bintu bijyanye n'imyemerere. Ugasanga rwose muri gurupe imwe, wenda tuvuye ni gurupe mwiganye y'abantu mwiganye, ukajya ubona bakubwira ariko se usengera hariya ngo bizagende bite, hariya nta mwuka uhaba. Mbese bagasigara bakubwira ikintu ku buryo wowe ubwawe ujya wicara ukavuga uti koko ubanza ibintu ndimo ntabyo. Kandi abo bakubwira ntufate n'umwanya, kubera cya kigare cyo kugira ngo banezeze, ntufate n'umwanya ngo wumve ko Imana ari imwe, atari bo bazatanga urufunguzo rwo kujya mu ijuru. Ariko wowe ukavuga uti wa mugani si ubu, reka mpindure idini, kampindure imyizerere. Niba wenda imyizerere yawe hari ikitakwemerera, wowe ukemera ukagikora kubera ikigare, kandi ubizi neza ko imyizerere yawe itabyemera, ntugikoze nkawe ahubwo ugikoze kubera ikigare. Twigire ku kindi cyiciro. Hari noneho ikigare kidakoresha amagambo, kidakoresha amagambo, no verbal rwose, nta bintu by'amagambo. Icyo rero ni cya gihe nyine uzasanga abantu babandi mubana mu kigare bagushyira ku gitutu, ariko binyuze mu bikorwa cyangwa mu myifatire cyangwa se uko bagufata. Ugasanga ugiye gukora ikintu uri ku gitutu, ariko ugasanga icyo gitutu kiri gutuma nyine binyuze nko mu bikorwa bakora, ukaba ubizi ko ari bibi. Nta n'ikintu birirwa bakubwira, nta magambo, nta kukubwira ngo kora ibi. Urabizi ko icyo kintu ari kibi, ariko kubera kwanga ko hari uko bakubona, kwanga ko mbese bakumva ko bagushyize ku ruhande, bwabwo bwo kumva ko nyine ni gurupe yanjye ntago nakwiyopoza.
ugasanga ukoze ikintu cyagushyira no mu kaga. Ugasanga tuvuge niba ukorana n'abantu ukaba ubizi neza ko ibintu bari gukora muri serivisi runaka ari bibi, ariko ugatangira ukavuga none ko ariko nabisanze ikaba ari groupe yanjye tukaba dukorana, yewe jewe ntacyo narenzaho. Ukaba ubona ko abantu batanga serivisi mbi, ukanabibona umutima ukanakurega, ariko ukavuga uti umva niki. Ugasanga abantu nko mu nzego runaka handitse bati wenda hari ukuntu usanga hari nk'inzego zishyira nko ku rugi gahunda iri bukurikizwe wenda uwo munsi, isayi niyi turakira bameze gutya, isayi niyi turakira bameze gutya, ni nk'urugero. Noneho tuvuge niba bagiye muri pause, ugasanga murajyanye muri pause, isaha ya pause irarangiye, muri uko kurangira uwo mwanya urenzeho murabizi ko ku rugi hari ibyo mwari mwemerewe service mwemerewe gutanga, nawe ukabibona, ariko kubyara byo kuva niko nabisanze reka ne kwiyopoza, umutima ukajya ukurya, ariko kumva ntiwakwiyopoza. Nawe rwose ukicara ukarimiriza ukajya ukora icyo kintu, ukagendera muri icyo kigare. Rimwe na rimwe bikaba byakuzanira n'ingaruka mbi kuri wowe, ndetse ugasanga na babandi baranasigaye nta kibazo bagize, cyangwa mwese mukabigenderamo, ariko ukavuga uti sinakwiteranya n'abagenzi banjye kugira ngo gusa utazabavamo. Ukaba uzi ko abantu rwose babaho bakora ibintu bijyanye n'amanyanga, tuvuge niba ari ikintu kijyanye wenda n'amasoko, ukaba uzi yuko neza ibirimo bitaciye mu mucyo, nawe ugomba kuza kuba muri abo bantu babyemeza, ariko ukaba uzi ko bizagira n'ingaruka ku bagenerwa bikorwa, ariko kubera cya kigaruka ukavuga uti ntiteranya, ukemera ukaba utari we, indangagaciro zawe ukemera ukazitesha agaciro. Iki rero ni ikigare kitavuga, wowe ubwawe wibwiriza bitewe nawe muri kumwe. Icyo ni ikigare cya kane, ni icyiciro cya kane cy'ikigare. Hari ikindi rero bita ikigare kibi, negative peer pressure. Ikigare kibi, ikigare kibi usanga ari cya kigare kigushyiraho igitutu ku bintu noneho bigira ingaruka mbi cyangwa binyuranije n'indangagaciro zawe na kirazira. Ugasanga rwose kubera icyo kigare indangagaciro na kirazira urazizi nizawe, ariko kikagushyiraho igitutu, ugakora ibintu uzi ko bihabanye n'indangagaciro zawe na kirazira. Ugasanga ukoze ibintu bijyanye n'ubusambanyi, ibiyobyabwenge, ubujura, ugasanga hajemo gusuzugura ubuyobozi, wowe ubwawe urabizi ko ari bibi, n'ingaruka ziri imbere yawe iteka, urazisoma umunsi ku munsi, ubona ingero zabo byabayeho, ariko kubera cya kigare kibi ibyo bintu ukajya ubikora, noneho ugatangira bigutera ubwoba, ugatangira umutima ukurega, ugenda gake, ikintu gikora gake ngo utababaza baba nshuti babagenzi bawe ya groupe, bikarangira urangiriyemo burundu. Hahandi bavuga ati wigisha intore guhamiriza ikakurusha. Kubera iki? Indangagaciro zawe na kirazira wamaze kuzikuraho, byatangiye gahoro gahoro, urwara n'umutima, bakajya bagenda bagutiza imbaraga, ugasigara ukora ibintu bitari wowe, za ndangagaciro ku buryo utanazitekereza. Aho usanga hari abantu babanza kwiyahuza ibiyobyabwenge, akabanza kunywa kugira ngo asinde, kugira ngo akunde akore ikintu kibi.
ugasanga niba ari Kigali wenda turavuga ati abantu bazasohoka ariko mugomba rwose kwitwaza abana bato, ugasanga ufite n'umugabo, ufite umugore, ufite umuparteneri mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ya negative peer pressure ahubwo ukuntu ugomba guhindura udushyashya, fata agashya, haba bakoresha amagambo, ntugahore mu ntobo rimwe nturi igipesu, amagambo ariko wowe jya wisazura, ukagenda ugakora imico mibi, umutimanama wawe, indangagaciro zawe na kirazira uzizi, umutima ukagukubita rimwe, ukagukubita kabiri, ukagukubita gatatu, kugeza ubwo uvuze uti rimwe kabiri, ugahita ubara gatatu, ukemera ukanywa ibiyobyabwenge, ukora ibyo utakoraga kugira ngo unezeze ya gurupe yawe, kubera cya gitsure cyawe. Mukagenda niba musohokeye ahantu, wenda bo bafite ababo, we wenda wagiye uri umwe bitewe wenda n'impamvu, ariko wagera bakakumvisha ukuntu ni gute surara uri wenyine, reka tugushakire umwana. Turabizi ni ibintu biba mu buzima bwa buri munsi. Icyo rero ni negative, ikigare kibi cyane. Ugasanga rwose abantu baciye baragushishikariza kuva mu ishuri, ntize wize uriga se ngo uzabiki, uriga ngo uzabiki, ubundi si iwanyu ninde wize? Ubu se abakire bari ahangaha nuko bize? Nshuti yanjye, amahirwe y'akana ntabwo ariyo yawe. Wabura wenda ubushobozi byagenda gute, kuko abatarize bose ntabwo ari uko ari ubushake bwabo, hari abo byanze, hari abo bitaturutseho, nibakomere, ariko barabishakaga, noneho ugize n'amahirwe yo kubibona, ugasanga ikigare. Wari umuntu wenda usenga, ariko uhora mu rusengero nkande, abumva byinshi bazabazwa byinshi, bakajya kubwira amagambo nk'ayo ngayo, ugashiduka rwose uvuga utari kuba mugani, mpora mu rusengero nkandi. Cya kigare kibi gituma indangagaciro zawe na kirazira ubitakaza burundu. Hari ikindi kigare rero cya nyuma. Nawe ushobora kuba waba ufite izindi ngero z'ikigare. Nagerageje jewe kureba hirya no hino, nkora research zanjye, namwe niyo mpamvu turi kumwe hano mu ruganiriro ngo duhane ibitekerezo. Shyira muri commentaire, vuga uti hari n'ikindi kigare, hari n'iki ngiki, kugira ngo ahubwo dushakire umuti hamwe. Ikigare rero kindi, hari icyo bita ikigare cyiza. Ushaka kubyumva, icyo bita positive peer pressure. Ushobora kubyumva ntibisone neza, kuko ijambo ikigare ryamaze gufatwa nk'ikintu kiri negative, ikintu kibi, kubera ko akenshi usanga ibigare bihindura ingeso nziza bikazihindura imbi kuruta ko bifata ibi bikazihindura nziza. Ariko hari n'ikigare cyiza, pe, ugasanga ni ikigare ubamo, ariko ugasanga abantu mubanamo bagushishikariza gukora ibyiza, bagushishikariza kugusubizamo icyizere aho watakaje icyizere. Imbere ni heza, komera, humura. Mu gihe ikindi kigare gishobora kuzajya aho ati wowe urarangiye, niba udakoze ibi ngibi wowe urarangiye, jya ugendana n'ibigezweho, ntureba. Ariko cya kigare cyiza kigushishikariza kwiyitaho, kwigarurira icyizere, kora, ba wowe. Ni cya kigare kikubwiza ukuri, ahubwo ati uyu munsi biranga, ntabwo ubuzima ugiyemo ari ubuzima bw'umurongo ugororotse. Uzahura n'ibi ngibi,
uzahura n'ibibazo bimeze gutya, ariko nubigeramo uzabyuka, ntuzumve ko ubuzima bwawe burangiye. Bakagutoza gukora icyiza, naho ukoze ikibi ntusange baryamira ukuri. Hari abantu baryamira ukuri, bya bigare za kategori twavuze haruguru, ukagenda ugashayisha mu kintu, hakaba hari n'ababibona ariko bakajya bisigiriza, akavuga nta kintu bitwaye wana, humura, nta kintu bitwaye, rimwe gusa se ritwaye iki? Ariko noneho ikigare cyiza, positive peer pressure, yo aho washayishije ikubwiza ukuri, ikakubwira iti ibintu wakoze si byo, ntabwo ari byo, wari kubigenza gutya, ariko ubwo byageze ahangaha gira gutya, akakohereza kugira ugire gutya unagaruke. Baba bakubwira ko igihe ni igihe, humura bizaza, uyu munsi ntibiri bukunde, ahubwo kora cyane, nyura muri ubu buryo bwiza kugira ngo uzagere kuri kiriya. Baba bakwigisha kugira ubuzima bufite intego, planification, wikorera mu bintu byo gusimbuka udasezeye. Genda etape par etape, step by step. Ushaka gusimbuka, genda gahoro, wikwihuta nk'ikinyoma, genda gake ariko ugereyo, aho kugira ngo wihute ubyare ibihumye. Icyo ni cya kigare cyiza, icyo ni cya kigare cyiza. Abanjye uzi ko aba muri icyo kigare kimugira inama, kimubwiza ukuri, kimuhana, ngo ugira Imana agire umugira inama, kandi ngo ugira Imana buriya agira umuntu umuhana. Hakuzi kubaho nta muntu uguhana, iteka ryose umuntu akavuga ngo nibyo ntugire ikibazo, cyangwa niba hari ikintu kitagenze akakwereka inzira yihuse ukarenga inkike kugira ngo ukunde ugere ku kintu runaka, ukirengeza ko iyo nkike urenze, aho ngaho urenze hashobora kuviramo ingaruka zishobora kugutera ibindi bintu byinshi. Ikigare cyiza rero ukirimo mwifuje kukigumamo. Ibyo bigare byose twavuze, ibyo byiciro twavuze haruguru by'ibigare bigiye bitandukanye twabonye, bigira ingaruka